Okay. Nizere ko mumeze neza mwese. Amazina yanjye nitwa Seti Santos aka Lenzo, CEO wa Kabasi TV show. Nakoze umurenge wanjye n'umugore wanjye. Yes. Ariko kuri social media ndabona aka video bashyizeho kaciye ibintu. Comment ziri gutangwa zimwe na zimwe bari kumamagara bazimbwira. Nguriya mugabo ngakeneye gufungwa, nguriya mugabo ngo yatesheje agaciro idarapo ry'igihugu. My friend, urabihamya neza ko natesheje idarapo agaciro ry'igihugu? Ninjye wakoze umurenge, ninjye wagiye gusezerana. Yes, nasezeranye nta kamera mfite mu ntoki zanjye, ntabwo ndi gushutinga. Ese urabyemezwa n'iki? Kamagambo uri kumva cyangwa iyo video uri kureba ariyo y'ukuri? Abantu benshi bafite telefone, sibyo? Yemere kuri recordinga mu bukwe cyangwa se mu murenge agafata video kuri telefone ye. Yego. So uwo guca imanza ngo ribu ngo abantu nk'abo ngaya akabaye bafata, sinzi ngiki n'iki, ngo comment muri gutanga ni nyinshi. Ese urabihamya ko iyo video isebetse? Kuba umuntu yarifasha akabaza ati wa mugore we banza wemeze ko utazongera kundebera muri telefone, akabaza gitifu uri kubasezeranya. Ese gitifu kureba muri telefone ya mugenzi we mushyingiranwe biremewe? Gitifu agasubiza icyo ni ikibazo. Mutwakiniye ku idarapo, umwakiniye ku idarapo. Ese idarapo barakiniye gute? Hari wariyihanaguje, hari waririvuzeho nabi? Ese hari wishe itegeko na rimwe mu mategeko ya leta? Abantu bamwe mugiye mugerageza mwakira ikintu gihari, mwatari ukuri mubanze mushaka ukuri kugira ngo babashe gusobanukirwa. For this time dore ubundi ko editinga video. Urayibona? Ndimo editinga video nyayo official video. Ko nanjye byambabaje. So guys, please, wowe icyo wakora ni kimwe cyonyine, ukuri kuraha ngaha kuri iyi video turi gufata aka kanya tuvugana. Ndimo ndayikora iki? Ndimo ndayikora kuri Kabasi TV. Nurubone video nyayo ukibone guca urubanza uti aba bantu barahiye bari gukinira ku idarapo. Ntabwo ari comedy my friend, it's not comedy. So abantu bamwe mutanga comment cyangwa mwibuke ko hari abantu bandi baba bafite telefone bari gukamera. Yego, abo mwajya mupfa guca imanza. Wowe cyo nagusaba ni kimwe cyonyine, iyo video ngiyi hano kuri Kabasi TV show ubu ngubu iriho irahuye n'iyi ngiyi. Yego, video y'ukuri ngiyi. Yes, icyo nagusaba ni kimwe cyonyine, wakora subscribe ubundi ukirebera official video y'umurenge wa Seti Santos Lenzo ari kumwe n'uwase Jamira mu murenge. Murakoze. Jewe Seti Santos maze kumva icyo amategeko ateganya abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe uwase Jamira umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya. Uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Uwase Jamila maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato Seti Santos ndiye umugabo tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umudamu nahagenda. Yes. Okay. Uwase Jamila bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuvuga Seti Santos n'Uwase Jamila bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.